abantu babareberera badafite n'ahantu bagaragariza impano zabo. Donc abana bakeneye platform yabo yihariye, stage y'abana, aho abana baza kureba abana bagenzi babo, aho umwana aza gukora kuri stage, aho umwana nyine waje kuba mu main platform. Tujya tubona abana bagiye performing mu bitaramo by'abandi bantu, ariko ntabwo ari abana nyine ari stage y'abana gusa. Rero ni umwihariko w'iyi stage iwacu. Rero duhera kuri iyo myaka ni nabo tuzajya gushowcase. Rero warumbajije ibijyanye na protection, nta mwana waza gukora ibi nk'uko byumva tudafite consent form y'umubyeyi. Zose tuba twarazisiga kugira ngo yumve viziyo y'uko ko turi kumwe tugendane mu rugendo. Hari n'umubyeyi nawe hano haza wenda kugira niko bibiri. Icya nyuma rero iyi ni launch, ikaba first edition. Ntabwo twakoresheje competition, ni audition. Twafashe abana basanzwe bafite impano kuzi, dushyiraho na audition kugira ngo tubone abana wenda nk'ubona basobanuriye ufite ubumuga runaka, kugira ngo tumenye ahantu yaba ari mu gihugu n'abazaze tugaragaze muri aspect z'ibyo dushaka kuzamurika, bose babe bagaragara. Ni showcase. Noneho ubutane ngo bizaba ari competition, hari n'uburyo tugenda tubitaho n'ibihembo twabateganyije mu buryo bwagutse. Bagomba kwitwara kuri stage, uko bagomba gukora ibyo bakwiye gukora. Mu magambo yoroshye rero, yaba ibijyanye n'imyambarire turabibabwira, yaba ibigendanye na buri kimwe turabibasobanurira kugira ngo twirinde ubwo rujijo ruturuka mu bijyanye n'uko umwana aba akiri muto ariko atumva kubuza ngo ese niba mfite impano nzi kuririmba cyane, no kuba ndi umwana, no kuba nagira uburyo visibility abantu bakambona, nabibuza gute? Iyo rero niho mentorship izira, kuko turi abarezi abatumaranye hafi ibyumweru 4 tubaha iyo mentorship kugira ngo abashe kumva uko byagenda kose ni umwana, imyambaro ye bagomba kwambara nk'umwana, kabone n'ubwo yaba afite iyo mpano runaka. Rero iyo ni imwe muri aspect ikomeye tuzajya dukorana yitwa mentorship. Abantu tuzajya tubahuriza hamwe, tubashakire n'abandi bantu batandukanya baze kubaganiriza kugira ngo babashe gusobanukirwa uko ubuzima bwabo bwakura, ariko impano yabo ikabangamira amasomo ndetse n'indangagaciro z'umuco nyarwanda. Umwihariko nabasobanuriye bwa mbere, umwihariko wacu ni uko dutanga amahirwe ku mwana wese, bitandukanye na groupe y'abana bari muri groupe iyi kugira ngo iyo groupe ari yibarebe. Rero tuzadushyiraho uburyo bwo kugira ngo n'umwana ahantu hose ari mu gihugu abe yagira ngo ufite iyo mpano azayishowcasinge, noneho tube bridge, ikiraro cyo kugira ngo tube twamuhuza, twamukorera ubuvugizi n'abantu runaka. Urugero niba umwana afite visual arts nziza cyane ariko ari ahantu hataba center ya visual arts, tuzamuzana ku itara, nako slogan yacu ivuga bringing young talents to light. Uwo muntu tumubwire ko dufite umwana udasanzwe, mu gufatanye twese nk'abanyarwanda bamuhe iyo mentorship mu buvugizi twamukorera, naho twebwe dutandukanye n'abantu. Ikindi cya kabiri warubajije n'ikigendanye no kuvuga ko icyo ababyeyi bazungukiramo. Icya mbere na mbere, abana bose dufite hari special gifts twabageneye, ariko twabemereye na mentorship. Mentorship rero mu buryo bw'ibidafatika ntabwo abantu bayumva, ariko mentorship ni ikintu gikomeye. Urugero umukobwa wacu Uwanje asanzwe azi kuririmba cyane, ariko ni ukuvuga ngo hari icyo adasobanukiwe wenda mu ruhando rw'umuziki, hari uko adasobanukiwe uburyo impano ye yazara guteza imbere inzira yanyuramo. Iyo mentorship rero niyo twabemereye mu ntangiriro, mu gihe noneho tugikomanga na partners batandukanye kugira ngo tube twavuga tuti Uwanje nguyu ni umwana w'u Rwanda niwe uzasimbura, nyamuneka nimba twashaka umuntu kumufasha kugira ngo tumukorere video 5, nibyo tuzajya dukora tukamukurikira nayo mani. Urakoze cyane. Namwe nadufasha twese, ni uruhare rw'umunyarwanda wese guteza imbere impano y'umwana. Nawe ushyizeho uburyo buri structured muri interview twakoranye n'abantu batandukanye, harimo ababyeyi n'abakubwiye ko ndi umurezi, natwe noneho nk'abarezi twasanze nta buryo buri structured ihari. Usanga umuntu wafashe umwana we yamubonye ku muhanda ari kuririmba akamuzana, ibyo nta structure bifite. Rero twebwe structure nuko hazaba harimo team igomba kujya ahantu mu kiruhuko, abana bafite izo mpano bakaba twakorana kuko dufite recommendation, bakaba twakorana n'abantu runaka biri muri concept note ngo bipanze, abo bana bakaza bagashowcasinga best of the best, bagatoranywa bakazamuka ku rwego kugeza kuje nyine abeza kurusha abandi bagatorwa. Iyo niyo navugaga structure idahari rero mu buryo buri form. Rero ibyo ngibyo nkuko nari mbikubwiye, hari n'abandi basanzwe babikora dushimira. Urugero nka Sheri Silver Foundation barabikora n'ubundi mu buryo bwabo, Moyo Kids barabikora, n'abandi bagiye batandukanye. Ahubwo dukeneye n'abandi benshi hiyongeraho natwe kugira ngo buri mwana ufite impano muri Afurika ndetse no mu Rwanda yimugirire akamuza icyo bita kidoha alumni nyine abana banyuzemo. Bisa nkaho ari ikibazo mugenzi wacu yarabajije neza, ni ukuvuga ngo ntabwo watangira initiative nk'iyi
kudashyiraho umurongo w'imikorere myiza n'ababyeyi. Icyo nibwira ni kimwe n'uko ntabwo icyo wakira ijana ku ijana, 99 n'ibice ushyiraho uburyo hariyo ya kontra consent form y'imikoranire n'ababyeyi. Twebwe icyo twifuza no kugira ngo umwana wese tumukurikire tumuhereze abandi bantu mu biganza byabo, mu gihe imyaka 16 n'irindwi yabigeze afite impano idasanzwe, twebwe twamufashije kujya kuri spotlight cyangwa se kuri platform. Rero aho ngaho ugeze kugira ngo agende n'umubyeyi, ibyo ngibyo twebwe nka Kido Hub Initiative hari ubwumvikane mu mikoranire n'ababyeyi tuzajya tugirana nabo, bitari ibyo kuvuga ngo twebwe tugiye gufata abana tube ba manager bose babo, oya. Ahubwo twebwe niba duhuye n'umuntu agatwara umwana ku rugero mu ishuri ryo gushushanya cyangwa se ahandi hantu tumukoreye advocacy, twebwe ibyo ku bwacu bizaba bibaye. Nicyo tugamije, nta kindi tugamije. Aho kuvuga ngo ngenza afata aba bana bose mba managing nk'ukuri kubitekereza siko bimeze, ahubwo ni kugira ngo mbashyire kuri spotlight, uzuvuga uturiya mwana afite impano tumwunganire, tuvugane na mama wiwe, uburenganzira bwe bw'umwana bwubahirizwe, atari kumujyana gusa kumuriraho views. Reka ariko mbyita n'urugero, kuko hari igihe bijya bivuga ugasanga umwana ngiye muriraho views, wenda YouTube yangirinjiza ariko umwana we nta n'ikaramu yanjaza. Ibyo rero twebwe nicyo cyonyine tuzakora nk'abarezi, naho ubundi nitugira amahirwe abana bakajya bazamuka mu buryo bwiza n'aya mentorship ikagumamo, intego yacu izaba yagizweho. Nari nabivuze ariko ndabisubiramo mu magambo make. Iyi ni initiative igamije gushakisha ndetse no gufasha gusigasira impano z'abana bakiri bato hagati y'imyaka 3 kugeza kuri 15. Ibyo rero bizakorwa mu buryo bugendanye no gushyiraho showcase programs zitandukanye, competitions mu bana. Ibyo byose bikazajya bikorwa kugira ngo umwana amenyekane ahantu ari, ahabwe mentorship, narangiza azabona amahirwe ashoboka yose ari muri sosiyete. Twifuza rero kuba hub ya mbere twibuza muri Afurika ikora icyo kintu, ariko impamvu nyamukuru ni ugushyiraho stage y'abana yihari. Ni ukuvuga ngo ni platform y'abana, utazabonaho umuhanzi runaka wundi mukuru aho kuzabonaho abana aribo twaje kureba. Mu bihugu byateye imbere bibaye, twebwe iwacu niho bitaba, aho ababyeyi baza kureba abana babo bari kuririmba, aho ababyeyi baza kureba abana babo barimo barashushanya, twese hamwe tukabashyigikira. Iyo rero niyo main purpose, bikazarenga rero urwego rw'igihugu, tukaba twarugeza ku rwego rw'umugabane wacu wa Afurika. Ibyo byose tukabikora ariko abana bacu badatakaje indangagaciro ndetse na kirazira zibereye umwana w'umunyarwanda. So numva rero mu magambo yoroshye, iyo niyo mpamvu nyamukuru tuzabona abana bacu bafite impano zibatunze mu gihe kiri imbere, binyuze mu bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye ndetse n'umuryango nyarwanda. Indirimbo z'umuco gakondo, hari ibigendanye na poetry, poeme, kuko tuzajya twibana no ku busizi, abana bafite impano zidasanzwe. Rero numva ko mu cyo tuzabona izo zose zizaba ziri n'agace gato ka komedi. Murakoze, nitwa Shima Olivier Fabrice, ya BNB Kigali FM. Twifuzaga kubabaza ibibazo bibiri. Mwavuze ko Kido Hub initiative yanyu mufite ari gufata ku bana bafite imyaka kugera kuri 15, ariko umuntu ashobora kwibaza mu gihe baregeje imyaka 15 bo muzabafasha iki kugira ngo bakomeze bagumane ya ntego bafite yabo yo kwacivinga goals bafite mu buzima. Icya kabiri, Share Silver Foundation ni group, Kido Stars ni group, tubona amagroupe menshi adakunda kuramba, ariko bo baracyari abana. Ese muzakora iki kugira ngo musigasire izo group zigume hamwe? Ariko n'ibyo usanga muri groupe nanone buri wese ufite n'imana itandukanye, ugasanga Denzo azi kuririmba n'ibyo neza cyane, ugasanga Masengesho nawe nuko, ariko mu gukura ko buri wese ashaka gukora ku giti. Muzakora iki cyangwa se muzagerageza gukora iki kugira ngo musigasire izo groupe zigume hamwe, tuzazibone na nyuma y'iyo myaka 15 bazaba ari imbere? Uranyemerera wenda umwihariko wa groupe ntabwo ndibuze kwinjiramo cyane, ariko nkatwe duteguye igitaramo, twebwe nabibasobanuriye, abana bose bakeneye platform abantu baza kwigaragariza. Nicyo cya mbere na mbere. Umwana ashobora kuba azi kuririmba no kubyina ariko atarabona platform yiwe, iyo niyo major purpose. Ni ukuvuga ngo abo bana nibona rero aya mahirwe, abantu batandukanye barahari bazabarobinga bakabakorera, tukabakoza n'ayo mahirwe. Rero ku myaka 16 twibwira, twebwe dufite icyo bita alumni yacu. Umwana wese uzajya ubishaka, icyo twabemereye ni mentorship iwabo. Muri iyo mentorship harimo kujya dufasha umwana kugira ngo ubuzima bwe bw'impano butaza kwangiriza ubuzima bwe bw'amasomo n'ubunyarwanda, kuba ari umwana ufite ikinyabupfura. Iyo mentorship niyo focal point yacu. Ikindi cya kabiri ni ukumufasha gukomanga no gushakira amahirwe y'amana yiwe.
rero numva ko muri urwo rugendo uko tuzagendana buri mubyeyi twebwe tugirana amasezerano nawe bigendanye ariko n'impano umwana afite. Urugero niba uyu mwana azi kuririmba cyane bita Neri, ntabwo amasezerano yiwe nzayagirana n'umwana uzi gukora visual arts. Uyu Neri hari ukuntu umubyeyi we mu gihe tutarabona amahirwe, hari ukuntu tumufasha nk'ahabu nimba tugiye kumukorera video nawe nk'umubyeyi wakadufasha kuko arabizi ko turabona partnership ikomeye. Ubwo rero muri urwo rugendo rwiwe uyu turi kumufata nk'umuhanzi kugira ngo impano yiwe igaragare izazamuke. Ubwo rero uko twamufasha si kumwe nk'ufite visual arts, uyu dushobora kujya kumusabira ahantu scholarship bakamufasha bakamuhereza ishuri ryo kwiga ibijyanye n'ubugeni. Urumva tuba turangije umubyeyi tumufashije cyane. Rero nuko twebwe tuzagira muri rusange cyambere na mbere nuko ikinyejana turimo cya 21 gitandukanye cyangwa se aho tugeze isi bitandukanye n'imyaka yashize. Iminsi nkuko twese tugenda tubibona, umuntu akwiye no kwihimbira akazi no mu buzima busanzwe abakuru. Niyo mpamvu rero ufite impano numva ko muri make n'akazi wowe afite ikiba gisigaye no kugutegura kugira ngo iyo mpano yawe uzayikoremo akazi keza, ukabikora mu buryo butuma udatakaza indangagaciro nk'umuntu. Nicyo kibazo ababyeyi benshi baba bafite. Rero ibyo birashoboka 100%. Bishoboka binyuze mu kuba icyambere na mbere ubasha kuganira n'umwana wawe, cya kabiri ukaba washaka abantu bagufasha kugira ngo bisobanukirwe nawe bidasobanukirwe, kubera ko twese tuba dufite cyangwa se ukuntu twumva ibintu bitandukanye. Nko ku rugero nanjye nakuze cyangwa wenda nawe wakuze wumva ko abaraperi bose uba afite attitude mbi, ariko utazi naho ubikura, ariko ushobora kuba umuraperi uri umuntu mwiza cyane. Rero ibyo ngibyo bituruka mu kirero. Kuba umwana nguyu namuvuze uyu nguyu ari umuraperi mwiza ku myaka ye mike cyane, arahabwa mentorship akiri kare. Uyu niwe uzasimbura Bulldog, niwe uzasimbura Riderman, niwe uzabasimbura nyine. Ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi adateguwe kare ntabwo aya mahirwe yazayabona. Rero niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ababyeyi nababwira ngo birashoboka, hamwe no kuganira n'umwana ndetse no kubafasha abana kubahuza n'abantu babasobanurira ibi bintu, n'abana bagahabwa mentorship ihoraho kugira ngo bitaza kwangiza urugero rwabo rw'ubuzima bw'amasomo kuko bakiri abana n'ubu.